yarambiraga ngo nzamukorera ubukwe nkabona n'ibintu birenze mfite 17 mfite 18 irabivuga ndi mu byabivuga ndi muri gereza bivuga imbura bivuga Imana nihabwa icyubahiro ndaburaragura n'amasezerano ndabwirirwa n'amasezerano ndakubitwa mu bitano amasezerano ariko Yesu ari ijambo yavuze akarinda n'uwo yabibwiye kugira ngo agire gute arisohoze. Aleluya. Niba warakoreye Imana yawe gusenga nkavuga ngo Mana mfite ibihano impamvu mfite ibihano n'abantu boga gucya ni buriya ayo mazi sinareva nanjye amaguru nyashyira inyuma amaboko ndayamanura ukabona amaguru n'ikibuno byose ndamanuka ariko tekereza uzi ko Imana ntabavuze ngo Imana izi amazina yacu uzi ko Imana yambwiraga ngo nzashyingirwa mu Ruhengeri ndi muri Kongo ahantu bita Masisi Imana ikabwira ngo nzagutuza mu Ruhengeri nzaguherayo umugisha nzakwagura. Aleluya. Imana izi mu Ruhengeri iba muri Kongo uje mu muryango jana kubivuga byari bifite ishingiro n'abaganga bari barampimye barambwira ngo ni mu minsi yo gucura kandi koko byari ngombwa ariko Uwiteka Imana aleluya afata umubabaro akawuhindura mu munezero kugira ngo tunezeze kugira amena. Aleluya. Imana irabikora jambo yavuze ngo nzabyikorera njyewe ubwanjye Imana koko irabikora. Nari narabaye n'ipasi. Haleluya. Amen. Kunezerewe uraryoshe kandi uraryohereye turagushimiye indirimbo nziza twumvise turazigushimiye Mwami Imana yacu ariko tugiye kumva n'ijambo ryawe turasengera umuja wawe kugira ngo umushoboze umwambike imbaraga avugishwe nawe kandi natwe twumve ibyo umwuka ashaka ko twumva. Urakoze ko wumvise gusenga kwanjye mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye amen. Reka twongere dukomere Yesu amashini batunezerewe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Haleluya. Amazina nitwa Nyiragukura Francina. Ndashima Imana nanjye nazanye na korali Ingabire nyobora ku itorero rya Muhoza. Ndashima Imana ko nanjye Yesu yanyemeye mu mumpera amashi menshi cyane kubera ko Yesu atarabanura abantu ku butane. Aleluya. Amen. Imana ishimwe. Tukiri muri iyo ndirimbo ngo yakoze ibirenze nayitekereje kuva mu gitondo nkigera hano numvaga muri njyewe hari kwakamo ishimwe nza kwandikira umuyobozi wanjye ndamubwira ati unsabira akanya ko gushima Imana. Hanyuma umuyobozi w'iteranira tubwiye ko dufite amasaha make ndamwandikira ndamubwira ngo kubera ko amasaha ari make reka gushima mu iteraniro rya mbere mbireke ndashima mu iteraniro rya kabiri. Aleluya. Mbere rero ko tuganira ijambo ry'Imana nshaka kubanza gushima Imana no guhigura umuhigo Imana ihimbazwa. Aleluya. Amen. Bacu bararimbye avuga ngo yakoze ibirenze nanjye yankwereye ibirenze. Hari uwacu uhagaze hano nk'umubyeyi avuga ukuntu yarwaje umwana nanjye nabyaye umwana mubyara ari muzima umwana wa gatatu mu wa kabiri mu bana mfite mubyara ari muzima afite ibiro 4,500 ari umwana w'umuhungu mwiza w'inzobe ariko bagiye kudusezerera kwa muganga Imana irangije iratubwira turi gusengera kuva mu bitaro dusohoka Imana atubwira ati musenge mwongere musenge cyane kuko imbere birakomeye. Bwira abanyamasengesho basange mu rugo bari gusenga kubera ko imbere bikomeye. Ariko ndangije mu magara abanyamasengesho navuga ati mbasange mu rugo muri gusenga Imana ikutubwira ko hari urugamba rukomeye. Turagenda tugeze mu rugo umwana muhitishiriza mu cyumba abanyamasengesho bari gusenga tugira umwanya wo gusenga. Turangije kugira umwanya wo gusenga tugira umwanya wo kurya tukurikizaho akanya ko gushima Imana. Ngiye guterura umwana ngo muzane dushime tumufite
nsanga umwana yapfuye kera. Mbona ni ikintu gikomeye cyane, namuturukanye mu cyumba nurumbuka niruka, ngeze ku bitaro bya mbere bati ntabwo twakira intumbi, twakira abana bazima, banyohereza hopitali. Ngeze hopitali umwana baramukangura, barashitura, bashyira ku mashini. Ubwo niko bari gusohora imodoka bakubita muri ambulance tujya CHK. Tugeze CHK barahembagura birakomera, mbese iminsi 3 irashira umwana ari muri koma, bikomeye. Ariko nasenga Imana ikambwira ngo humura murindiye umwana. Haleluya. Kugeza aho abaganga bampebeje barambwira batumva rero madamu, dore igituza kimaze kugera hariya, aho kugira ngo bigukurizemo no kuzagira ikibazo ukaba warwara kanseri mu mabere, genda baguha amazi, ujye ushyushya amazi uyakandisha amashereka uyakamurire hasi, nibura kugira ngo nawe ubwawe ugire gute woroherwe, kuko nanjye nari maze kuzahara. Ndagenda ninjira muri dushe, bampa amazi, bampa n'akaesime k'agatambaro, ndamanuka ngiye kugakoza mu mazi ngo nkakoze ku mabere, numva ijwi rivugiye mu gikuta. Haleluya. Muri iyi Imana yacu irashoboye, Imana yacu irakora, Imana yacu iravuga. Haleluya. Numva ijwi rivugiye mu gikuta rirambwira ngo yewe mwana wanjye, ibyo ugiye gukora ni ibiki? Rirambwira ngo have sigaho. None se ayo mashereka kugiye kuyamena aho ngaho, umwana ko asinziriye nakanguka aronka iki? Naracabaguje gutya muruvuganye nanjye, ariko ndatekereza ndavuga ngo yavuganye nanjye cyagenda cyagihe niyo yongeye kuvugana nanjye mu bikomera amashyi menshi cyane. Dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ikora, abayizi muyikomereho, abatayizi muyizere, muyiringire, ni Imana ishobora byose. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Barangije abaganga baraza barambwira bati umwana wawe byarangiye. Ndangije ndagenda ndareba, maze kureba koko ntanga byarangiye, mbwira umutware numva nihamagara abantu, hamagara abashumba dukora n'umurimo, arababwira ati umwana birarangiye. Noneho ndagenda ndasohoka ntoya, nimbwira dusenge. Turasenga kuva saa 2, turasenga saa 3, turasenga saa 5, turasenga saa 7, turasenga saa 8, saa 9 dusubiye aho umwana yararyamye, dusanga aracyari ukari, nta gukanguka na hato. Ariko niyo itavuga irakora. Haleluya. Imana irashoboye. Ntukangwe nuko itinze, no kwa Lazaro yaratinze, ariko haleluya, isaha igeze Imana igira gute irakora. Ndangije nyine aho ngaho bagiye kuzana burangani kugira ngo bajyaneho umwana bamujyane muri morgue, kuko n'uwari uri aho ngaho impande yanjye nawe yari amaze gupfa. Ubwo bari abana babiri bagiye kujyana hehe muri morgue. Bakimara kutubwira ati nimutunganye abana tugiye kubatwara, ngewe ijwi rirambwira ngo terura umwana umwoze kubera ko akangutse. Haleluya, haleluya. Ariko iyi Mana, amen. Haleluya. Iyi Mana irashoboye. Terura umwana mushyira ku ibere, maze kumushyira ku ibere iminwa yari yafatanye, yagagaye, amaso yagagaye, imitsi itagikora. Ndangije mfata ibere ndikamurira mu kanwa k'umwana, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, umwana washaka niko Imana ivuze. Mu izina rya Yesu Kristo, umwana washaka niko Imana ivuze. Mu izina rya Yesu Kristo, bivuga inshuro 7. Haleluya. Ku nshuro ya 7 umwana bumbura umunwa,
kisi mbere barabatima ahantu nzaterera hose. Amen. Amen. Ndabango nzajya kuvuga kushobora kwa ntacyunanira. Imana iravuga kandi kagira gute gakora. Umwana yamaze imyaka 3 abaza inshuro 7. Imyaka 3 abaze inshuro 7 apfuye inshuro 3. Ngiye no kuyobora kumuhoza natangiye kumurwaza nyoboye kwibukana. Ngiye no kuyobora kubimuhoza naramubitse ariko Imana yongera kumuzurira mu mpa. Ubu umwana ari muzima. Haleluya. Yujuje imyaka 3 n'amezi 6. Ari kwiga numvaga ko bidashoboka. Umwana yarabagera muri 0 mbese muri make bikomeye ariko Uwiteka n'Imana ibeshaho. Vuga ngo amen. Haleluya. Uwiteka n'Imana ibeshaho yamumpaye ari muzima. Ndabyibuka muri uku kwezi gushize twatashe ubukwe hano bw'umukobwa wacu. Ako kana nari kumwe nako kari guha umudogiteri wari wakoze ubukwe kubera ko ari bo bagakurikiranye CH kari kugahe turi kumuhereza kado abayobozi n'abandi bari bari hano. Nekereza ko ako kana mwakabonye. Rero natekereza ko katazagira ubuzima. Ibaze nawe ibyo binya byose izo nshuro zose ariko pe ndashima Imana yampereye umwana ubwenge muhakubaho mwishura cy'ubundi ugenda cyambere yabaye wa mbere icya kabiri abo wa mbere. Ndashimira Imana kugira neza. Haleluya. Amen. Nubwo twakomera Imana amashimwe cyane kugira yakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana n'iminota mikeya. Ntabwo turaritindaho cyane. Turasoma mu gitabo cy'Abami cya 2. Turasoma ku bice 4 umurongo waho wa 14 tugeze ku murongo waho wa 17. Elisa ati twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati icyakora nta mwana w'umuhungu agira kandi umugabo we arashaje. Aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati umwaka utaha n'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati oya databuja, muntu w'Imana we wibesha umuja wawe. Hanyuma umugore asama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yabimubwiye. Muvuge ngo amen. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 6. Turasoma n'umurongo waho wa 9. Haravuze ngo twe gucogorera gukora neza kugira ngo igihe nigisohora tuzasarura nitutagwisabye. Muvuge ngo amen. Imana ishumva amagambo Imana yashyize ku mutima ari aya ngaya. Dusomye inkuru z'umuntu witwa Elisa yagendereye uyu mugore. Ariko mu by'ukuri Elisa yari umuhanuzi, yari umukozi w'Imana. Ngo yajyaga ahita imbere y'urwo rugo rw'uwo mugore inshuro itari n'itare 2. Uwo mugore akajya amubona atambuka ahita ari kumwe na Gehazi umugaragu we. Igihe kimwe aramuhata aramubwira ngo naziwe gufungura. Haleluya. Aramubwira ngo naziwe afungure. Arabimuhata cyane. Usomye uhereye ku murongo wa mbere twasomye mu magambo magufi kugira ngo ahari tubashe kugendera kuri gahunda. Aramuhata mwini wanjye ngo ajyayo arafungura. Ngo ubwa kabiri arongera anyurayo arafungura. N'ubwa gatatu ngo abikoze igihe kinini. Umugore amaze gutekereza byagutse. Haleluya. Umugore aza gutekereza byagutse. Ngo araryama atekereza ikintu cyagutse. Arangije ngo aramaze kugira icyo gitekerezo agishikiriza uwo bashakanye. Aramubwira ati mugabo wanjye ndakwinginze reka uyu muntu w'Imana tumwubake
ariko uyu mugore arangije aramuhakanira, aramubwira ati no, ngewe nzibera mu bacu. Yumvaga kumenyekana ntacyo bivuze, yari afite ikintu ku mutima, yari afite ikintu kimubyiga, yari afite ikintu abuze kiruta kubana n'umwami, yari afite ikintu abuze kiruta kubana n'abakomeye, yari afite ikintu abuze kiruta kuba mu nzu z'abami z'ibikomangoma, yari afite ikintu yihereranye atabasha kuvuga. Imana itugirire neza cyane. Uyu mugore rero arangije aravuga ati oya, ngewe nzibera mu bacu, barakata yigira mu gikari. Elisa arongera aratekereza byagutse, aravuga ati ariko koko Gehazi, ko ari wowe ugenda muri uru rugo cyane ukinjira no mu bikari, ni iki twakorera uyu mugore watugiriye neza, uyu mugore watugaburiye, uyu mugore watwambitse, uyu mugore witanze ibyuma muri korari, uyu mugore wubatse amazu y'itorero, uyu mugore watanze amafaranga yo kugura sente, uyu mugore waguze iniforume yawe uraye akaza kwica umurimo w'Imana, uyu mugabo wakoze ibintu bikomeye cyane mu murimo w'Imana. Ni iki twagira gute? Ni iki ndagira ngo utekereze byagutse. Aleluya. Hari ukuntu ijuru rijya ritekereza ku bantu baryo, hari ukuntu ijuru rijya ritekereza ku bantu baryo. Imana idufashe, Imana itugire neza. Elisa aravuga ngo ni iki twamukorera? Gehazi arangije baramubwira ati ariko rero rwose nagendeye nta mwana w'umuhungu nigeze mbona muri uru rugo, ntawe. Arangije aramubwira ati mumuhamagarire, aramuhamagara, umugore aragaruka ahagararaho, aramwitaba ati naje. Aramubwira ati umva wa mugore we, niho twasomye, aramubwira ngo kindi gihe n'iki gihe umwaka utaha. Vuga ngo amena. Aleluya. Ndagira ngo iri jambo urigire iryawe. N'iki gihe umwaka utaha, wowe wahaye agaciro iki giterane, wowe wahaye agaciro iki gitaramo, wowe watanze tike yawe ukaza mu murimo w'Imana, wowe wafunze iduka perevo, wafunze iduka ryawe ukaza mu murimo w'Imana. Kindi gihe n'iki gihe Uwiteka yongeye kukugarukaho, afite ineza n'ibambe. Aleluya, aleluya. Imana ishimwe. Agutumye ukuri icyo yagwishyuye. Aleluya. Icyo so na nyoko bataguha, icyo imiryango itagukorera, icyo mushumba ataguha, ariko Uwiteka kindi gihe cy'umwaka utaha. Vuga ngo amena. Uwiteka hari icyo akoze ku bamwubashye, hari icyo akoze ku bamukoreye, hari icyo akoze ku bamusenze, hari icyo akoze. Aleluya. Imana ishimwe. Aleluya. Ndagira ngo mbahire itangazo, ni ku mwami Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo kindi gihe n'iki gihe, wowe wafunze iduka ryawe ukaba mu nzu y'Uwiteka, hari icyo Uwiteka akoze. Aleluya, aleluya. Amen. Tumukomere amashyi Kristo, dutekerejeho. Tumukomere amashyi Kristo. Hari icyo tuzigamiye, hari icyo tuzigamiye, hari icyo tuzigamiye. Imana ishimwe cyane. Aramubwira ati kindi gihe n'iki. Umugore abona ntibishoboka, avuga ati umugabo wanjye arashaje, yari amuzi cyane, intege zari zimaze gucika, intege zari zimaze gushira, imvi zari zimaze kuba uruyenzi, yari amaze kuba umusaza utitira, yari amaze kuba umusaza utagishobora. Ayiwe, ariko Uwiteka, aleluya, afata ibyoroheje akabigira ibikomeye, afata ibidafatika akabihindura ibifatika, afata ibitariho akabihindura bizima. Vuga ngo hamwe akomera Yesu amashyi cyane, kubera ko ashoboye, 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 ashoboye. Twasomye ngo nuko igihe kigeze, cya gihe gisa, yamubwiye ngo igihe kigeze asaba inda, abyara umwana w'umuhungu. Umukwe Yesu yagize gute? Yabimubwiye. Mwakomere Yesu amashyi. Barishimye, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Igihe kigeze Imana isohoza ibyo yavuze.
kindi gihe nk'iki wowe waje mwabanyeshuri mwe wicaye hejuru kindi gihe nk'iki haleluya kindi gihe nk'iki aricyo Uwiteka akoze mu gihe cy'amasomo mu gihe cy'ibizame mu gihe cyo kwambara mu gihe cyo kwandika ibitabo rerefonesine aricyo Uwiteka Imana agize gute akoze haleluya witegereze wizeye no kubikora izagira gute izabikora naho byatinda ntabwo bizahera vuga ngo amena Imana ishimwe cyane nakiriye agakiza mfite imyaka 12 Imana itangira kumpa amasezerano yo kuzankomeza yo kuzanzamura yo kuzanzahura inkuye mu muryango w'abaragusa n'abaterekera Imana imura impa agakiza nangira kuyobora abana batoya maperezida w'urubyiruko ndazamuka haleluya haleluya Imana ishimwe cyane mba perezida w'urubyiruko ndazamuka mba perezida wa korali Imana ikambwira ati humura mwana wanjye nzagukomeza nzakugirira neza Imana ikambwira ngo nzakwagura nguha umugisha nzaguha urubyaro nzakubakira urugo nzagutuza mu ruhengeri vuga ngo amena kubitegereza aho ubitegereze naho byatinda ntabwo bizahera Imana ntabwo yivuguruza Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yabuze no kubikora izagira gute izabikora haleluya Imana ishimwe ntegereza Imana uwacu watwigishije mu gitondo yatubwiye ngo hari igihe inkubi ziza z'umuyaga zikagusanga mu bwato bukuzura bukamanuka bujya imuhengeri ariko burya Yesu aba ahari vuga ngo amena nahise nsubiza amaso inyuma 9:8 inyanja yacikiyeho ahantu hatari inyanja turi kuhagenda ari ikibaya cy'ikidendezi kibamo amazi n'ibyatsi bitwikiriye inyanja icikiraho ndi kumwe n'abantu twari tuvuye mu murimo w'Imana abantu 16 nanjye ndimo ibyatsi biracika nambutse akaguru gutya akaguru karamanuka nambukije kandi ngo mfate ibiguhu byigirayo ngiye gufata ibyahano biransiga bimaze kunsiga mbona mpagaze hagati y'ikidendezi cy'amazi ibyatsi bigenda byigirayo inyanja yaguka mbavugisha induru nimuntabare abacu bashubije amaso inyuma basanga hacitse inyanja baravuga ngo Yesu aho tutagera wowe urahagera ntabwo twashobora kumukurayo ariko kubw'ijambo wamuvuzeho weho wamukurayo haleluya Imana ishimwe ndamanuka nangira kugera muno nangira kubwira Imana ngo Mana ifite imyaka 17 nangira kubwira Imana ngo Mana aho bigeze ahangaha ibyo wasezera se nabikubabariye ese ubugingo bwanjye ntahe unyishyire nafite ikizinga herezo ryanjye ribe nk'iry'abakiranutsi ijwi ryavugiye mu kirere rirambwira ngo niki gitumye usenga amasengesho y'ubupfu ndi Imana ikura ikuzimu
inzira zanjye sizo zawe, inzira zo gutabarirwamo kwa korari mpuwe sizo zawe Betelehemu. Yawe nagira ngo ngutangarize, Imana ifite inzira zirenga iki? Amazi noneho ndamanuka, mazi mbona bwageze muntu mvuga ariko hati ubu washora amaguru mu mazi nkagapfa guca noneho namara kurapa nkakubita amazi kwa kundi abantu boga guca, ni buriya ayo mazi sinayavamo, nanjye manura amaguru nyashyira inyuma, amaboko ndayamanura mitamukamo n'amazi yose n'umutwe n'amaguru n'ikibuno byose ndamanuka ubugera kuzimu muri njyewe n'abazi iminota uko ibitekerezo n'ubwonko bwanjye byabaraga. Nabaze ubugera kuzimu mbara ko namanutse iminota 70 ngera hasi ku musenyi. Ukugera hasi nararambika hasi nda ku musenyi neza, nahumuye amaso gatoya ngiye kubona mbona amaboko y'Imana avuga ngo amen. Haleluya. Muririmbye mu mbega urukundo rw'Imana, mu rusumba ukwezi, mu rusumba izuba, ngo kandi niko kuzimu rugira gute rugerayo. Inkuru ni mamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni mamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Urwo rukundo narubonye, mbonye rero amaboko y'Imana arabagirana kurusha izahabu, arabagirana kurusha iriya myerezi yariya matara. Nakubisemo amaso gutya mbona amaboko arabagirana mitamuma ngo kuri ya maboko nk'umwana uguye ku biganza by'umubyeyi. Ya maboko yaramfashe arancundereza, aranshyira mu mucundero inshuro 7, haza inkubi n'umuhengeri by'umuyaga bizamukira hagati ya bya biganza bifashe mu mugongo na muno mu maguru gutya, birazamura mwumva ishuheri y'umuyaga iri kuzamuka, iranzamura igejeje hejuru y'amazi. Umuhengeri urapfa turajugunya nk'uko bajugunya uriya muri kaburimbo. Nagiye kubona mbona nguye hagati y'iteraniro ry'abantu bari ku nkombe y'uruzi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Buriya kijya duhura n'inkuru zimwe. Icyo gihe Imana rero mukururuka ukabona ni ibintu birenze. Mfite 17, mfite 18 irabivuga, ndi irabivuga, ndi muri gereza irabivuga, inkuru abivuga. Imana nihabwa icyubahiro. Ndaburara n'amasezerano, ndabwirirwa n'amasezerano, ndakubitwa mu bitano amasezerano, ariko Yesu ari ijambo yavuze akarinda n'uwo yabibwiye kugira ngo agire gute arisohoze. Haleluya. Niba warakoreye Imana ajya gusenga nkavuga ngo Mana mfite ibihano, ndibuka nikorera bafure turi kujya muri konseri, ndabyibuka nikorera manteri, abagabo bakagenda banyakira nanjye icyura ndi kukigira gutya. Nari ndi mu murimo wawe, ndabyibuka nanga amafaranga yo gufasha abapfakazi n'imfubyi, nari ndi mu murimo wawe. Ndabyibuka Mana turi kujya kugura sente, nari ndi mu murimo wawe. Hajya Mana ibi bizarangiza ryari, bizageza ryari? Imana ikambwira ngo warankoreye nanjye nzaguhemba. Ndashimira Imana, mu myaka 38 igeze nabaye mwarimu mfite imyaka 31. Baravuga ngo birarangiye. Ubwo agiye mu cyarimu cyo birarangiye, ntazabona umugabo, nyine ubwo azapfa gutyo. Imana izamwishyira, izamujyamo umuganura, niko bimeze. Ariko ndabyibuka Imana yarambwiye ngo nyubakire inzu, nanjye ngiye kukubakira urugo. Erega burya umucuruzi yunguka yashoye. Yego. Haleluya. Umucuruzi yunguka yagize gute? Yashoye. Uzatera intambwe wese atera 99. Yesu yabwiye iki Petero? Yaramubwiye ngo niba mwakesheje ijoro mudafite icyo kurya, nimufate urushingura muhindura iki uburyo. Haleluya. Imana itugirire neza.
twubaka urusengero turugejeje hejuru. Imana irambwira ngo ukoze ikintu gikomeye. Ngo urusengero narwitanzeho imyenda, nitangaho ibishyimbo, nitangaho ibishyimbo, nitangaho ibitenge, nitangaho inkweto. Yemwe njya gutema ibiti mu misozi, ndara ku matafari ncaniriye, ngatekera abafundi, nkagira gutera umwarimu. Ariko Uwiteka Imana arambwira ngo nshyizeho iherezo ku musozo, ngiye kugukorera ubukwe. Imana inkorera ubukwe. Aleluya, aleluya, aleluya. Imana yankoreye ko ku myaka 40 irashingira. Ariko tekereza, uzi ko Imana, hari uwavuze ngo Imana izi amazina yacu. Uzi ko Imana yambwiraga ngo nzashingirwa mu Ruhengeri, ndi muri Kongo ahantu bita i Masisi. Imana ikambwira ngo nzagutuza mu Ruhengeri, nzaguherayo umugisha, nzakwagura. Aleluya. Imana izi mu Ruhengeri, iba muri Kongo. Hahirwa abizera Uwiteka, Uwiteka akababera ibyiringiro. Amen. Mfite imyaka 17, ikabibwira mfite 18, ikabibwira mfite 20, ikabibwira 20 iza mu Rwanda irabibwira. Imana ikora ibirenze biruta ibyo dutekereza. Imana izana umusore uturutse mu Ruhengeri muri Korali Amahoro, araza aravuga ati nje kurambagiza. Aleluya, haleluya. Ufite imyaka mike wize, ufite azero rwose yarize amashuri, arakakamba. Nabwira Imana ngo Mana, ngo none ngo ko amabere yasubiyeyo, uzavuga ngo ntazashobora kubyara ngo nose. Imana ikambwira ngo humura aracyari kwiga. Aleluya. Ariko ntabwo natekerezaga ngo nzabona ameze gute. Nagenda mva ku biro 75 ndamanuka ngera ku biro 48. Nashinze afite 49, nawe ufite 96. Aleluya, aleluya. Imana yacu yishimye. Gukorera Imana nta gihombo kimwe. Gukorera Imana ni igishoro. Aleluya. Imana ikambwira ngo humura mwana wanjye, aho bidafatika nzabihindura ibifatika bikunde. Nashatse harimo inkubi n'umuyaga, harimo amahwa, harimo amabuye, batarashyingiye uriya mwana azize iki ko atazamubyarira. Bati buriya Imana ishaka ngo inezeze umutima, ihita imwica imujyane, kubera ko yayikoreye ntihamuhomba. Buriya Imana igiye gukora ubukwe naburangiza apfe. Kwa data bukwe bati none ko wa mwana urifuruka uciye umuryango bizagenda bite? Uyu muntu uje mu muryango aje kumara iki ko atazabyara? Kubivuga byari bifite ishingiro, n'abaganga bari barampimye barambwira ngo ni mu minsi yo gucura, kandi koko byari ngombwa. Ariko Uwiteka Imana, aleluya, afata umubabaro akawuhindura mu munezero kugira ngo tunezeze kugira ngo wamenya. Aleluya, haleluya. Imana irabikora. Jambo yaravuze ngo nzabyikorera njyewe ubwanjye. Imana koko irabikora. Nari narabaye nk'ipasi, ubonye amafoto yanjye, nari narabaye nk'ipasi. Kwari ukumanuka uhereye mu ijosi ukamanurira rimwe, amabere ntiyarakigaragara. Inyuma ntahari, hahari kwari uguteragura kandi nk'akabaho. Ariko Uwiteka Imana burya aracyarema. Aleluya. Aracyarema, aracyakora, wirambirwa, wicogora. Uwiteka hahirwa abakwiringiye. Imana ishimwe cyane. Kandi abakorera Imana ntabwo bazikorera amaboko. Imana ishimwe. Wacu yavuze ngo ni mpaka mbinguni, azaturema kugeza tugeze iwacu. Imana yakicuwe byibuka babajije umushukange w'akarere niwe washingiye. Baramubwira bati none ubu nawe urabihamije urashingiye, uri kumva ushingiye. None se niba yaragize amasezerano y'ubukwe, afite n'amasezerano yo kubyara, nawe agira akanonwa. Maze gushyingirwa maze ibyumweru 2, Imana imaze kumpa amakuru ko nwita umwana w'umuhungu witwa Munezero. Noneho ndagenda mushoboke arampamagara, anyicaza muri nzira, aravuga ati rero none se mwana wanjye koko abantu bari kumva ibibazo nanjye nkumva bifite shingiro. Numvise ivuga ubukwe, sinigeze numva ivuga urubyaro. Aha amasezerano y'ubukwe ko nayumvise, kwizagukurira ubukwe bwiza ikabutuza mu Ruhengeri. Nagiye mbyumva bitari kure, ariko yo kugira ngo uzabyare ntabwo nari mpari. Mpinga igisubizo nasubiza abantu mu gihe bambujije. Ese ufite amasezerano yo kubyara cyangwa nta
kuri finali. Ndangije namubwira ati mushi wari uzi ko uyu munsi mwitira y'umwana w'umuhungu witwa Munezero. Aleluya, aleluya, aleluya. Kandi koko yaravutse. Ngiye gushyingirwa twarasenze ndi na marene ashyingiye. Imana irambwira ngo humure wacu ni Lodebari kure kwa Makipfiyo mu misozi mu Ruharamanga. Ariko Imana irambwira ngo icyambere ngo haye urubyaro abakobwa n'abahungu. Ngo navuze ko naza ubwo nahise niringira ko nazabyara umwe cyangwa babiri. Ndavuga ati byanga bikunda abakobwa n'abahungu ni abana barenze umwe barenze babiri. No icya kabiri umurimo urakomeje. Yavuye Betania koko n'ishyamba. Nkaba nafite imfunguzo nyinshi we. Bati ufite imfunguzo za paruwasi. Mba birashoboka. Ariko nyoboye ku rurembo mu bwego wa amen. Aleluya, aleluya. Ndabari abantu bose barazati umubyeyi uraho. Yego kandi umva Imana ni nziza. Jambo twashorejeho ryatubwiye ngo ntitugacogorere gukora neza. Ngo kuko nitutagwisara igihe gisohoye tuzagira gute? Tuzasarura mwakire neza ijambo ry'Imana. Ntabishimira umubyeyi mushumba nigire hino musengera abantu b'Imana. Ese waba urimo utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza? Waravuye mu masezerano waraguye? Nziza tunagusengere wongere ubisubiremo. Bisubiremo birarya. Umva biraryoshye biraryohereye niko umudamu yatubwiye. Ibi bintu birarya, ibi bintu birakora. Yesu ntukamuveho, Yesu ntugateshuke, ntukayobe inzira, ntukanga kwizera Yesu Kristo. Ni Imana ishobora byose. Niba hari urimo namanike ikiganza utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza akaba ashaka kumwizera, tukamusengera Imana, tukakuri iwacu hari hariyo za karande nizo zari zarangize gutya. Hari hariyo za karande za iumba. Data yarambwiye ngo Imana yawe niyo ajya bizahangana. Ariko ndi kumwambika ingofero naramubwiye ati pa wabonye Imana nasenze kigira neza. Uzi ko wicaye mu modoka ya meya. Aleluya. Yicaye mu modoka ya meya. Meya yavuze ati nshingiye imodoka yanjye nizatwara umuryango w'iwanyu. Gitifu arangije aravuga ati ngewe ninjye nzakubera umushoferi kuva ubukwe butangiye kugeza ubukwe burangiye. Kandi umunsi wose uzansaba wo gusezeranaho uzawusezeranaho nshingiye Imana wakoreye. Bagize ngo Imana dukorera ntabwo ari ingome, ntabwo ari ibyarya, ntabwo ihemuka. Iyi Mana dukorera izagira gute? Izaduhemba. Aleluya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imana ishimwe hejuru. Gitifu aravuga ati ni ngewe uzagutwara mubere umushoferi. Yarantwaye kuva mu gitondo saa 2 ngiye muri Dorote. Arantwara, yewe arantwara kugeza saa 4 z'ijoro nseseye mu nzu natashyemo hariya mu Gashangi. Vuga ngo amen. Aleluya. Nanjye naramugerageje ndamubwira nti rero sinasiba amateraniro. Ninje buriya ni ku murenge nzasezerana ari ku cyumweru kandi nzaba mvuye mu materaniro. Arambwira ngo icyo wansaba cyose nagira gute? Nabyuguha. Aleluya. Abati nshingiye kuri umukozi w'Imana icyo nshingiye kuri umukozi w'Imana icyo wansaba cyose nagira gute? Nakiguha. Yansezeranije ku cyumweru. Muse mbabwire ngo iki? Imana yacu irakora. Ushaka kuyizera serambura ikiganza. Umuntu wumva ashaka kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nazamura umugisha.